Ikaze mu kiganiro cya Shani TV Promotion nongeye kubasuza kabisa uyu munsi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu banyamuryango ba MG5 Group Entertainment, ni umwe mu banyamuryango kandi ni umwe mu bantu bakomeye muri Rebo. Abantu benshi cyane bakunze kumbaza ngo ese yagiye he, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook ndetse n'ahandi hatandukanye, no TikTok yo marange sinavuga, ndetse na hano kuri YouTube bakomeje kubibaza cyane ese bimeze gute. Reka rero tumwakire ku murongo wa telefone tumubaze mu bibazo anatusobanura wenda ahantu yabaragiye, kugira ngo benshi mufite amatsiko mubashe gushira amatsiko. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, uraza twibwira. Murakoze, nk'ibisanzwe n'umukunzi wanyu, akaba ari n'umunyamuryango wa MG5 Group, nkaba nitwa Uwamariya Pascaline. Yego, nkaba ndi umunyamuryango. Uwamariya Pascaline, wenda tugiye kubaza bimwe mu bibazo bikeya cyane. Abantu benshi barimo bibaza ese wagiye he, kuki utakiboneka, byagenze gute? Baramutse. Yego. Ndahazi nibashaka rwose buvuze ko mari ndetse nyine hari hafi aho ngaho. Yego. Narindi hafi aho ngaho nyine Rusizi, ariko aho ndi nabashije gutembera nke. Ndakeka namwe muzabyumva byiza bishimishije, mukanabona mukabona bimeze neza. None se ndakeka ntakiri umwana mbega. Nambaye mu cyiciro cy'abana. Wambaye mu cyiciro cy'abana, ubwo ushatse kutubwira iki ko twicisha amatsiko? Twese ko muzabyibonera. Ubundi umuntu mukuru ntabwo kigenga. Yego. Ntabwo kirara njyenyine. Wow, kabisa urakoze cyane. Hari ikibazo wenda nagira ngo nkubaze. Urabona ko MG5 Group Entertainment, ese hari system bashyizemo yabo, urabizi ko yarahindutse. Ese iriya system bashyizeho ubona ni iki izahindura muri Lebo, ni iki kizakomeza kwiyongera ku bijyanye na MG5 Group? System? Yego. Ijyanye n'iki? Urabona bahinduye, bafite ibyiciro bibiri, icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu akaba ari cy'abanyamigabane, ndetse amakuru ahari nuko abanyamigabane nibo bantu bazajya babasha gukora ibikorwa byose bya Lebo bijyanye n'ibikoresho, za microphone, amakamera, ibintu nk'ibyo. Mbega nibo ba nyiri kampani. Ndetse wumva ari iki kizaba inyungu, kizahindura MG5 Group? Se wumva ari izihe nyungu bazabigiramo bitewe n'iyo system bashyizeho? Ni byiza. Yego. Ni bifite kwishimirwa kuko ndumva turi gutera imbere muri make. Yego. Turi kugenda tuzamuka, ibyo ari byiza cyane kuko bitewe n'uko abana nyine abana nabo bagenda kugiraho, bakamenya icyo gukora, bakamenya uko babigenza. Ndetse n'ibintu by'ibyiciro ari byiza cyane kuko iyo muri mu byiciro mumenya uko mukora, kandi kuba na MG5 yarabashije gukora icyo gikorwa. Yego. Ni ibintu byiza cyane by'agaciro. Yego. Bizabasha kuyorohera ibyo bikoresho biri hafi yabyo. Yego. Bizayorohera cyane ibashe gukomeza gukora nyine ibikorwa byayo bitayigoye cyane. Yes. Mu kwa karindwi bafite proje nyinshi, harimo proje ya sinema nyarwanda bise umuvandimwe mwiza, ndetse bafite n'umuhanzi mushya basinyishije ejo ku itariki 3, akaba ari harere mu mujyi wa Kigali, yitwa Hope Dahna. Ndetse amakuru hari nuko azakorerwa indirimbo mu karere ka Rusizi, azaba yaje bazakora indirimbo. Nyuma y'indirimbo bafite ikirori, bafite igitaramo kizategurwa. Nyuma y'igitaramo hari ubukwe kuri 27 mu Kirwa hara ku Nkombo. Ese hari amahirwe yaba hari yo kuba wazagaragara muri ibyo bitaramo?
no mu byo birori? akanya ntabwo nabasha kukubwira ngo naza cyangwa sinaza Yego. kuko nakubwiye ko kwigenga ntabwo kigenga mbega muri make nawe urabyumva Yego. ariko icyo ni uko MG5 Group ishyigikira kandi mbikunda ari ibishoboka bishoboka nahagera ariko nanone ntakunda bimagize ariko igikorwa cyabasha gukorerwa hano mu mujyi wa Kigali ndakeka ntakitabira Yego. ariko aho ngaho kubera ko rusizi nyine ni kure biragoye Yego. bisaba kubanza bigategurwa ubwo ari ibishoboka nakubwira wazamubwira nta kibazo ndagukunda cyane Urakoze cyane rero. Wenda reka tukubaze ikindi kibazo, ese ubwa mbere ujya mu bijyanye na sinema nyarwanda abakinnye video nziza abantu benshi barayikunda, ndetse abantu banibaza ati se ko iyi video yacikiyemo haba hari ibindi bice bihari wenda byazasohoka, ese ibyo bice bihari byasohoka gute? Ese baramutse baje i Kigali iyo sinema yakomezwa cyangwa se bimeze bite? Hari sinema itararangiye mwarimo mukina, sinema nziza kabisa, abantu benshi barayikunze, ifite uduce tubiri kuri TikTok ariko bigaragara ko ikomeza. Ese baramutse hakorwa iki kugira ngo iyo sinema wongere kuyigaragaramo cyangwa se iyo sinema yongere gukomezwa yongere gusubukurwa? bibaye ngombwa ko ikinirwa hano Yego. mu mujyi wa Kigali bibaye ari ibibazo kandi rwose ndakeka nayitabira mbega bibereye hano hafi yanjye nyine ndakeka nabyitabira nta kibazo. Urakoze cyane. Ubwo abashinzwe ibijyanye n'entertainment muri MG5 Group bari kubyumva. Wenda dufite ikindi kintu dushaka kubaza, ese mu mpano yawe wumva uzagera kure bingana iki? Ese numara wenda kwibaruka cyangwa se umaze kugira umuryango ukomokaho wabireka cyangwa wabikomeza? Nabikomeza, ndabikunda cyane. Ndumva ari byiza cyane. Ndifuza ko mu kiganiro cy'ubutaha twazaba turi kumwe muri studio za Shani TV Promotion. Ese byakunda cyangwa se dushobora no kuza gusura? Ntacyo byaba bitwaye nimba byemewe kugusura. Yaba ari byiza cyane nta kibazo. Urakoze cyane. Okay, mu gihe mu musozo wacu w'ikiganiro ni iyihe message waha abafana bawe cyangwa se abakurikiye Shani TV Promotion? Murakoze nk'abafana, icyo nabasha kubabwira, Yego. nababwira ko mbakunda cyane kandi barakoze. Yego. bakomeza bakora uko bwiza n'uko bwije, bakomeza kutwereka ko turi kumwe kandi tukabyishimira natwe turabashimira cyane. Icyo nabasaba ni ugukomeza bakora subscribe nyine bagakomeza bakatwereka ko badushyigikiye. Yego. natwe turabyishimiye. Umunyamuryango rero arakoze cyane kandi yakoze kuduha umwanya muri studio zacu akatwemerera kuvugira kuri mikoro zacu. Ndizera ko abakurikiye Shani TV Promotion haba kuri YouTube, kuri Twitter no ku rubuga rwacu rwa X ndetse na Facebook na Instagram, ndizera ko kabisa mwabyumvishe impamvu umwe mu bakinnyi bamaze kuzamuka, ndetse impamvu atari kugaragara ni ukubera iyo mpamvu nyine yuko mwagiye mubyumvisha. Kandi ikindi bamwe mwifuza ko yazongera kugaruka muri la sinema ikaba yasubukurwa, muraza kutwandikira muri comment, turaza gusoma comment zanyu kuri YouTube, kuri X ndetse na Twitter ndetse na Instagram, turaza kuhuza ibitekerezo. Ndizera ko biza kugenda neza. Turabakunda cyane rero, tubibutsa gukanda subscribe, like na comment, munasharinga ku nshuti zanyu. Ikindi abazatsindira imipira tuzabatumira hano live
baze babashe kwitsindira. Murakoze, ciao ciao.